yatucanze mwana yatucanze ese ubundi umuntu byageze gutya yabutanga kwigendera mu buyobozi kumbyera turu ziri Rwanda na Blessings over blessings. Kigali's #1 hit music station. 102.3. nahize ngiye nkuru yanditse kandi mfite n'amakuru nka oya ngo ni ngaro dukuru yo yarayumvije nyine gize ngo nibyo byiye numva kandi ndabere nkomeje no ambutiyaje iri hano sibyo igera ruguru muhima ruguru ntabwo rero byari gukunda yaba ari ikibazo gitoya kuri polisi ari hano haruguru ntabwo byari gukunda hano ruguru aho kugira amatsiko burya ni ibintu byiza cyaza ari nk'isi yashize nagenda mu wa mbere nanjye ndi kugenda cyasa yakona imodoka nkatanyegukana mwana hano hagiye kubera mutiyaga aho giteye ubwoba nuko nta magare mbonye ngo nakuremo ikiganiro mwana iyo ubimenya kare urajya ari gusa ukuntu bamanutse hano yego n'imodoka ni yawe hano umuntu ahita ubona yabaye umutoya cyane uhita ubona abakantu gato simana zikemenya kare bamugana mba nakuyemo inkuru ndagoswe ndahombye nakundi mwana noneho ngiye nshaka inkuru zigura ujya ukamera wenda nk'inkuru ubite no kuba ugendagenda nk'ubonye nk'amagare wenda wahita ufata video ukaza kuyima abantu barabikunda cyane urumva ubu ndahiye ntabwo inkuru ntajya nzikora bro mara kubona wateye imbere ni ukujya mpagarara ngata umwanya wanjye wose byatari n'utuntu dusekeje dutangaje yatuntu nk'utu ngutu ubwo umpaye akazi byatari nzahembwa hatangiye kwinjiza byihuse uzatumbera amanaga mwana muri Kongo sibyo ahantu hose huzuye abantu kurusha abangaba uri kureba igihugu cyose n'abaturage benshi